76 al insani yitwa isura yitiriwe umugabo, abatangira bavuga ukuntu umugabo yaremwe mu buryo bw'igitangaza, bakagaragaza ukuntu abagabo bazitwara neza mu isi nibagera mu ijuru bazahembwa. Ku murongo wa 5 n'uwa 6 ngo bazanywera ku bikombe bibengerana. Ku murongo wa 11 ngo ntibazongera kubona ikibukundi kandi bazahabwa umunezero n'ibyishimo bihebuje. Bakomeza bavuga inyifato y'umugabo n'inshingano ze ndetse n'ibindi. Ibigendanye n'ibi byanakomeje gukurura impaka n'ibijyanye n'amasugi, ingororano y'abagabo mu ijuru. Korani ivuga ko yaba abagore, abagabo n'abana bose bazajya mu ijuru igihe bakoreye neza Allah, ariko igaragaza ko abagabo bo bazaba barigorora di. Ubanza umenye ko ijuru ry'imyizerere ryo ryitwa Al-Jannah. Korani igaruka ku bijyanye n'abo bagore b'amasugi nk'ibihembo ku bagabo bitwaye neza muri Surat Al-Waqiya ya 56 ku murongo wa 22. Aba ngo ni abakobwa b'amaso meza n'ikimero, bakaba amasugi y'igisoryo cyarembuza umugabo wese. Abenshi bemeza ko buri wese azahabwa online 72. Ikigaragara nuko abo bakobwa buri wese azaba afite imyaka 33. Mu isura ya 44 umurongo wa 54 bati tuzarongora abakobwa b'ibitonore bafite amaso manini kandi y'ubwiza bw'igisagire 33. Mu isura ya 44 umurongo wa 54 bati tuzarongora abakobwa b'ibitonore bafite